Murera rero byifashe gute inshuti zacu agahinda ni kenshi mwarababaye cyane gutsindwa mu rugo si ibyo gusa rutayizamu wanya kavunika si ibyo gusa muzamu wanya kavunika ariko akabyara ejo bundi nyina bitekerejeho uramugoroba uko wa gatandatu mugosha abareba nabo bagiye mu kibuga bagiye kuri stade batasenze kwe bagize ibyago pe oya Imana sagize ngo niki Imana se ko itareba ngo wasenze igusha imvura mu mirima y'ababi n'abeza nanjye nibitekerejeho rwose usanga bareyo uriya munsi ntabwo ari uwabo babaniye rwose hari umugani baca mu giswahili bavuga ngo ajali haina kinga ajali ni impanuka bivuze ngo nyine impanuka hari igihe nta kintu kiba cyayihagarika ibi ako bashaka kuvuga ibibazo nyine cyangwa ibihe bitari byiza hari igihe nta kintu kiba cyabihagarika ibihe bitari byiza ku muntu cyangwa se kuri entity runaka hanyuma rero nk'igihe ura n'ikibazo gahita kandi ibere yarambwiye ngo twijyanire ngo kuri stade ndak kandi wanze nyine hari umwarimu twigisha kugira ngo buri muntu wese agira uruhare mu rupfu rwe urupfu rwose upfuye kurugiramo uruhare tukaburana ariko nyine ubwo niba bivugwa ariko nkuko bivugaga nyine ntabwo ari umunsi mwiza kubariyo abareyo rero icyo nshaka kubabwira uyu munsi ni uko hari igitabo cyitwa Bibiliya kinabisobanura neza kikavuga ngo iyo umuntu ari mu makuba ari mu byago abona nta bisubizo yihebye burya ngo ibisubizo biba biri aho hafi birekereje ibigeragezo biza bihetse ibisubizo ibere n'ubona wegeze muri situwasiyo mbi ishoboka yindi yanyu hari avuze iri jambo nibuka hari indirimbo y'abaporoso uburyo ibigeragezo we biba bihetse ibisubizo cyane nushika muri situwasiyo yindi yanyuma amavuta ya Ruvuyanga yo muri Ruvuyanga nanjye kwa nkanze aya mavuta ya Ruvuyanga muri gahunda zose uje umenya ko twamenyana ko nta na rimwe ndumva ngo burya ngo ninagiye gusenga yewe naraye ndose ko singa idivamo ukabya inzozi se warose ko ni gakeya ndota ikaviramo mu rugo iyo rose ni gakeya ndota wavuze uti narose bayiteye kimwe bajya muri penalty ibakura Sport ibakuramo ngo Paveri yazaruye nk'uwarura ifiriti ariko hari ibyo Kagere Media yavuze ngira ngo yaganiraga n'umupeti umwe ukora Kicukiro aramubwira ati Singida nayikinnyemo urumva ndayizi Rayon Sport ndayizi aravuga ngo abareyo bose ndabizi ko bagiye bafite ubwoba bavuga bati byarangiye kuba dutsindiwe mu rugo bisa naho birangiye ariko umva ijambo ry'umukinnyi umuntu wabaye umukinnyi wakinnye ku rwego ruri hejuru kinya muri Simba kina muri Singida Gor Mahia ameze neza kandi ku rwego rwiza yagiye ahura n'amasituwasiyo akomeye yagera ahantu abona ikipe ye bigoye cyane ariko bigakunda umva icyo yabwiye abareyo abantu bataza kugira ngo ni ibikabyo by'abanyamakuru ni Kagere Medi yaravuze ngo muri Tanzania ndahazi Rayon Sport mbona birashoboka cyane ku kigero kiri hejuru ko yavanamo Singida urumva atanga impamvu aravuga ngo bura ku mukinnyi wenda ku mufana birumvikana ko yatakaza icyizere ariko ku mukinnyi ugifite icyizere ko yakitwara neza asanzwe ari umukinnyi mu mutwe we bitararangira ko yatsinzwe icyo gihe ukuramo ikipe cyane cyane muri imikino yo gukuranwamo biba bishoboka kubera iki ikintu cya mbere baracyaba umupira w'amaguru ni pressure na panic and pressure wabonye Singida mu gice cya kabiri cy'umukino yarigeze ikina kuki yagize iyo panic nepo umutoza Gamondi agatangira gukuramo bakiyeke agashyiramo ba Diomande ashaka gusa na defanda kubera ko Diomande akira mu kibuga hagati ariko yavanyemo mu winga ashyira mu kinyo hagati kugira ngo arebe ko ya defanda ugeze ubona bongera kwataka nko birekuraga mu gice cya mbere kubera ko baravuga ngo turi gukina ikipe ikomeye reka tugerageze turebe ko twabona insinzi hano mu rugo nta gusuzugura adversaire uko utamusuzugura rero ni nako utamo vipinga cyangwa se utamufata nk'ikintu kidasanzwe kuba atatsindwa nuvuga ngo Kagere yaravuze ngo insinzwi y'igitego kimwe niyo nsinzwi ihari yigiye biba bigishoboka igitego kimwe cyane si bitatu si bine si bitanu si bibiri nka cya kintu cyane gishyiramo byari kurangira
aranavuga ngo nk'ubu abafana ba APR batsindwa na Azam muri Tanzania ubushize abenshi nepo nibavuga bati byarangiye APR itsindiwe Tanzania mu rugo yibukije ko byabayeho Azam yatsinze APR kimwe ku busa muri Tanzania yayitsinze 2 hano mu mahoro Tribena ruboneka birukanka cyane ntibyakunda nibayisezereye cyane abafana batabyumva none bareba bavandimwe kuki mwumva byarangiye iminota 90 mwatsinzwe Singida so bwa mbere yabikoze n'amakosa kuko muri 2023 17 z'ukwa 9 yatsinze Modern Sport Future yibo yo muri yo mu Misiri yo match ndibuka nayirebanye na Nepo Elvis Rupia yari yagitsindiye muri Tanzania bajya mu Misiri equipe ya Singida bayibanza igitego cya ATF hanyuma Marufu Chake arishyura ku nota 28 equipe ya Future iti nabona n'umutuku turavuga ati ikipe itwa Singida igiye kuyinywa karabaye ariko byarangiye ikipe ya Future itsinze Singida ibitego 4-1 kandi ifite n'umutuku yongeyemo ibindi bitatu ifite n'umutuku waye ikintu cyo gihari ubwo twinjira muri Singida erega Singida nibyo ariko Singida ibyo yakora byose yegira komeye kimwe finali igikombe cy'igihugu yabaye ya kane muri championnat nibyo ariko si Simba nta nubwo ari nazaba icyambere nka avantage Rayon Sport ifite nta bafana izasanga ba Singida baje kwitera icyugazi nkuko wasanga stade ya aho ngaho rero niho abantu bavugiye bati yuzuye Nepo abenshi baravuga bati si byakabaye bya bintu jyangwana ajya avuga ngo ugenini ni kama nyumbani erega ni stade nta bafana nta mu rugo Singida ifite uko abareba bashatse imikino yose yaba mu rugo uramenya ko Singida nabonye ko bazakina KMC nibyo cyane ni KMC kibuga cyemewe nicyo kibuga cyemewe bashaka kujya Zanzibar bakajya Benjamin Mkapa cyangwa kwa KMC nibyo bibuga bitatu bishoboka bahisemo KMC iremewe muri Confederation bahisemo stade ya KMC gusa ikintu muvuga ari ikintu gikomeye cyane hari kinonone ahubwo Rayon Sport ndayirangira ebane ibintu uraza kwibwiriza muri tsindi zamuri tsindi kaneza genda hamagara tadaye mu kanya muhibwa Zandani zamuri tsindi ndahazi cyane ikintu cyari ku ikipe ya Singida ku ikipe ya Rayon Sport wenda mu bivuze neza ugiye gukina na Simba cyangwa na Yanga yewe na Azam ushaka kuvuga ati harimo akikango gakomeye cyane umurindi w'abafana ekipe nibyo zimaze kubaka ibigwi n'amateka cyane muri iyi mikino nyafrika ariko nkuko twanayibonye ikinyuranyo cyajemo hano mu Rwanda gisa nkaho cyaje mu buryo bw'imikinire cyane cyane ku gice cya mbere ku ikipe ya Rayon Sport cyaganishaga ku mipangire ya ekipe ndetse no ku rwego rw'abakinnyi ibyo ni ibintu bibiri bisa nkaho byanagoranye kuko ku mutoza Gamondi nge nyibona ikipe ya Singida izanye Gamondi ubundi nyabana bavuze bati mu byikoze byose byibuze izanye umutoza mwiza mu buryo bubiri Singida ni ekipe yari yabonye itike yo kuzasohoka baravuze bati uzanye umutoza wari umaze iminsi akina aya marushanwa anagera heza ashobora kuba yagutwara icya kabiri wongeyemo abakinnyi bafite experience basanga groupe yari usanganywe yaba Marufu Chake na ba Elvis Rupia na Baxon na ba Nixon Kibabage na ba Maurice Chuku na ba Deus Kaseke ariko ukongeraho bahari Daucho na ba Krautis Chota Chama ende experience ukazana Orsomu waku munya DRC Congo naye n'umukinnyi mwiza wari ufite imibare ivuga yavuye muri Congo ari we top scorer ufite uyu musore Rezegre yatwaye igikombe cya championnat muri Congo Rezegre nayo kipe yatwaye igikombe cya championnat umudefanseri nka Anthony Trabi umusore mwiza cyane muremure ukagira mediani irimo umwana muto cyane uri mu bihe bye byiza uyu musore hari Diabibu Idi bakavuga bati ukagira n'uyu musore Cyril Andekofi bari bakeneye umutoza uhuza izo profile zose ubasha guha balance equipe ubasha kuvuga ngo abakinnyi bafite experience ndabahuza gute n'abakinnyi bato babakinnyi barimo bazamuka bagifite imbaraga byose bihurize hamwe bitanga umusaruro ikindi nanone kuri equipe nk'iyo ngiyo ntoya yaguze amazina akomeye ikenera izina rikomeye ribwira ababakinnyi ko ari abakinnyi bava mu ma equipe akomeye bamanuka mu mazina y'amakipe mato yakumva ko aruta equipe agatangira akazamura ikabutura ko niba mwibuka ikintu Gamondi yapfuye na Yanga yaravuze ngo nge nta mukinnyi uruta equipe kuko ari ukuntu muri Yanga abandi bagendaga muri bisi Azizki akagenda mu modoka ye rimwe Jamira mukubita agera
stade yakererewe abati niba abakinyi bose bambara umwenda umwe mu kibuga nta wambara utandukanye n'uwabandi twese tugene muri bisi tujye kuri stade ibyo tuganira tubiganire hamwe mwifata umukinyi umwe ngo mumuzamure urwego Gamonda azwi nk'umutoza w'igitsure wabwira Kratos Chota Chama na Hari Daucho ati mwisuzugura Singida muyikiwe kuko ibyo bintu byakunze kubaho gasanga Paris Saint-Germain iragura abakinyi bakomeye bamazina akomeye ariko bajya muri Paris Saint-Germain bakumva ko nyine hari ibyo bakoze ibigwi ugasanga umutoza harabo atabwira kuri Tuchel muribuka bavuze ko we na Neymar bari bafitanye urukundo bagahura no mu maklabu n'ibiki byose ugasanga arabura umutoza w'igitsure ariko kuva bazana Enrique arabwira Dembele atwaye Ballon d'Or aramubwira ati urajya ku ruhande bibuka ko Dembele batangiye sezo arumwe mu bagiye muri match Arsenal bamusize muri groupe aramubwira ati ntabwo uri kumva ibyo dushaka gukina sigara hanga na Gamondiro kumushyira muri Singida nubwo wenda mbona bamugira amajanja bashaka kumutwara nibyo yavugaga ni umutoza ukomeye za Singida Iberia tubwiraga akandi kantu twakongeraho urumva niyo ahitaza ikinyuranyo biganisha ku ikipe ya Rayon iyo tuvuze ngo Rayon igice cya kabiri yarakina kuko Iberia bigaruka ngo twabonye Rayon ishobora nayo kugira uko yirekura yatinyutse bakina yewe uriganyira hafi izamu ko gutera mu izamu byo nigeze bikora kubera situation nayo umutoza agomba kureba ino hano harimo ipfundo uyu mutoza iyi match akwiriye kuyifata nkivuga ngo sibyo ko nawe ku giti cye n'abareyo bazagenda wenda bagira igihe cyo kubigaruka no kubiganira n'imyiteguro kuri bo ntiyabaye myiza cyane ariko byibuze muri situation bagezemo nuvuga ngo umwiza muri system umwiza ku mukino mu gushaka intsinzi yabande kugira ngo narinye equipe kuko hari ikintu kimwe umutoza family akeneye kwakira ntabwo ari ukuvuga ngo nshoye system abareyo bashaka buriya nacyo kintu ngewe nari nzi ko n'abareyo bazamuganiriza kuko ari ikintu twabonye family aryama kuri system y'aba defenseur batatu mu guhindura azana system y'abakinnyi ba defender bane abamediateri batatu n'abandi bataka batatu ariko hari ikintu birengagije na mwarabonye ku ikipe ya Singida bakoreshaga Singida araho bageze ukabona ko ntabwo barimo wenda bataka cyane nkuko babikoraga mu gice cya mbere ariko barakina nk'abakinnyi bafite experience barabyaza umusaruro buri detail yose kuri taye mwabonye ko bagezo bagakina imipira mu kirere y'ibere kubera iki bafite taye aba bahari Daucho muri mediane nayo umusore Gego umupira mu kirere ntago wawubatanga kuko taye kuri ikipe ya Rayon Sport twabigarutseho mbere ni ikibazo ariko hari n'ikindi cyagarutswe ubugiye sinzi ikintu mwakibonye bavuga bati Rayon Sport ko wagira ngo abasifuzi ntago nta nubwo baziranye baba ngo gute ikipe irimo gukinira mu rugo itarimo guhabwa avantage ahubwo yasuye kabiri ihabwa avantage ntawe ukwiye guhabwa avantage haba wasuwe n'uwasuye ariko hari akantu umwe mu basifuzi basifura imikino mpuzamahanga hano mu Rwanda yambwiye iramwe nk'aba basifuzi bakomeye iyo bajya gusifura wenda nka match ya Mamelodi na Esperance ngo nta kipe yibira cyangwa nta kipe abogamiraho kutayibogamiraho si ikindi suko wenda abatanyuzweho nta makuru y'inyihere y'indani yarambwiye ngo buri kipe hagati ya Mamelodi na Esperance zigiye gukina buri kipe imunyuraho imubwira ngo byibura ntuzatwibe kuko turabizi ko na adversaire hari icyo yakubwiye ntabwo basigaye basaba kwibirwa basigaye bavuga ngo ntutwibe ikipe muhembera kutayiba ntutwibe ntunatwibe amafaranga uza kurarama nicyo kintu basigaye basaba aramutse yibye nawe atakaza amanota muri CAF kugira ngo rero atakaza amanota nuko yahawe amafaranga y'umurengero utayatakaza rero abifashwamo n'amakipe ku mpande zombi uretse namubwira iti rarama hanyuma rero umupira ugende uyu musifuzi wari uri ku ruhande umunya-Eswatini umusifuzi wa mbere wungirije hari uburyo yazamuraga igitambaro buri kanya ari naho wenda hari n'abafana bamwe na bamwe babareyo abanyamupira katatubanira ko buri kanya tubona yazamuye offside agakosa gato n'ibiki wenda ntabwo byabaga ari ibintu bikomeye cyane nta penalty y'ibyereyo nta gitego Rayon Sport yatsinze wenda ngacyange ntabwo rero wajya kuvuga wenda ngo yarabogamye ariko mu gutegura match ugomba kureba inguni zose iyi Singida ni imwe makipe nayo urazi gutegura namenye ko vestiaire yabo ngo rwose ngo barayogeje bafashe nk'amasaha 5 ahantu bari yo koza inguni zose barimo za vestiaire bahanagura parafo bamena amazi menshi mu nguni bayoza ngo barayikunyura Abanyatanzania nazi na Brazil ntabwo bashobora kukizimba ijambo gukunyura barimo no bigendera mu cyane ijambo
kunyura azanye imbere ari kwe karo wakicukiro kweli kuko nyura Kinyarwanda ni Kinyarwanda bivuze ngo noneho bari mu rugo urabyumva uburyo bazoza aho bazaba ari noneho bazoza neza urabyumva ko bazoza neza jewe icyo nsaba umutoza Fahamiya iyi kipe ya Rayon Sport yagerageje uburyo niyo mwarayibonye imipira y'imiterekano mu buryo nka 7-6 mubona ko nabo ubwabo kubona igisubizo bigoye niyo mwarabonye ku gitego cy'ikipe ya Singida nibyo nagarukagaho mu kanya kubigendanye na taye no kubyaza umusaruro buri detail yose iyo uri mu mikino nk'iyi buri detail yose irakonta ushaka kuvuga ati muri open play biri bungore ushaka kuvuga ati mu kubaka igitego ndahura na block ya adversaire kuko mubivuze neza cyane iyo urebye imikinire ya Gamondi mu gice cya kabiri avanamo Keke kuko n'imikinire yari yakinnye Keke ni umukinnyi ukunda gukinishwa no hagati aravuga ngo reka nze kureba uburyo uruhande rw'iburyo nza gucungira ku mipira yava ku mu right back wacu Cyril Ndekofi byibuze Keke aze kujyaza hagati cyane adufashe kudomina mediane equipe ya Rayon Sport bisa nkaho Gamondi ibyo kwenda kubura kwa Bedi ashaka gutegura adversaire ko n'umutoza mwiza akitegura adversaire details zose akaba zifite akavuga ati igice cya mediane cyatwara ikipe ya Rayon Sport ko twavugaga tuti mu gihe yaba yapanze neza afitemo Abedi wenda dari ni nacyo kibazo cyavutse wenda retura zaba yaje ariko avuga ati mu gihe risarari n'ubundi oya Abedi yatangiye imyitozo azakoreshwa Abedi niba batakinye ushize bagira Emery Bayisenga abo bantu niba baterwa n'inshinge baziterwe bakwiriye gukina ariko bavuga ko impamvu Abedi atanakinye suko wenda atari gukunda akakina byarashoboka cyane ko hari ibinini yahabwa bimurinda uburibwe akaza gukina ariko akaza kumva uburibwe nyuma ya match urabizi ibyo binini abakinnyi bajya bafata kugira ngo wenda abashe gukina match ariko byari gutuma noneho kubera ubwo buribwe agiye kugira atazakina retour kandi wenda ari no mutoza avuga ngo niyo match decisive cyane azakina noneho ari tayari umubiri umeze neza ni nabwo wenda yatanga umusaruro kurushaho ubu rwose amakuru ahari aravuga ko Abedi nta gihindutse agomba kujyana na bagenzi be mu gihugu cya Tanzania ndetse akazanakoresha ko mukino Bayisenge ashaka kutabanzamo Bayisenge bari tayari Bayisenge ari tayari dore icyo bifasha rero ibe dore icyo bifasha navugaga mwabonye ko uburyo bwose Rayon Sport yageragezaga baburaga ba bantu bafite taye nziza bafasha mu gutsinda imipira y'imiterekano reka mbabwire Yusu Diagne umwaka ushizeho imikino afite ibitego 4 byose by'imipira yo mu kirere bivuze iki na Emery yaragitsinze kuri gorira ingoma icyo nacyo gikiriho bivuze ngo Rayon Sport kuri match retour detail yose igomba gukonta niyo mpamvu kubakinnyi utegura iby'abakinnyi mu buryo bwose wakora ugomba kuvuga ngo Yusu Diagne arari kuko niba ugiye gukina defense y'abane ubyumva ko bagiye kudefandisha babiri none ntabwo ari byenda uvuga ngo ni batatu umwe yatwara babiri batwara umwe Yusu Diagne kuri experience kuri iyo leadership ye Emery nayo kuba asanzwe amenyereye imikino nk'iyi afite experience kuko niyo warayibonye Iberi aba bana Fabrice aba bakinnyi ba Rushema hari aho bagera nyine ukabona ko Revo bari gukiniraho yabatonze ikindi kintu namugaye ugiye gushyira abakinnyi batatu basatira Yves ushyizeho Bagayogo na Sumani kuri iyi systeme ukeneye speed ukeneye pace ukeneye ba bantu bakubagana imbere y'izamu wirengagije systeme yubakiye mu mitekerereze ya contract urakoze cyane Samiri vuze neza usize uitwa Ziz Basane na Rivaldo uzi ko bura wamutegura muri match apare kuvuga ngo n'umukinnyi mfite 1-on-1 ni mwiza arihuta afite baro izo cross yazihinduye zigenda neza ugatangira kubyaza umusaruro swadiari kuko umutoza nashaka kubwira ngo abakinnyi bimeze bite ariko nicyo kindi tuvuga umukinnyi ni wamenya ko ari mwiza cyangwa atari mwiza utamukoresheje we mushyire mu ikibuga kiba ari cyo kimugaragaza niyo mpamvu icyo kintu cyose iyo detail ari yo yose abafana bagomba kugenda ariko bizeye abafana yego Iberi amafaranga nanga kuko jewe ira stade ya KMC ngenda yize ira stade ya KMC Rayon Sport Kigali pere nini sha ni gatoya ira stade hagiye amabisi byibuze 4-5 ya Rayon Sport amabisi manini ajyamo nk'abantu 60 yakuzura stade nibyo na Rayon Sport yababwiye abafana 4-5 hari bakuzura nibyo navuga rero byaba ari nka bya bindi ngo ugenini kama nyumbani uvuga niba hari ikintu cya kanga wenda Singida nubwo nabonye bagerageza kurwana nacyo nacyo nakigarukaho Singida mu minota ya mbere bakina
barabanje bashaka uburyo biyambura ko bari hanze nk'iminota 10 ya mbere bari bamaze kwereka abafana ba Rayon Sport ko nta kibazo gihari kuba bari hanze bameze nk'abari gukinira mu rugo kubera ko barushaga Rayon Sport cyane ariko nyine icyo gihe bari gutakaza imbaraga bongeye rero abafana ba Rayon Sport bakaba bari kumwe nayo noneho byiyongereho muri Tanzania ibaza kuri gukina n'ikipe iri mu rugo iwayo ariko uyirusha abafana ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane rero ubutumwa bwiza abafana ba Rayon Sport baba bahaye abakinnyi kuko no mukinnyi kinavuga ngo uyu mufana kweri waturutse i Kigali agafata itike ye akishyura bisi agakora urugendo rw'amasaha amugeza muri Tanzania reka nanjye ngerageze mushimisha ava muri Tanzania yishimye kandi barabitekereza cyane bagiye ari benshi bagira n'izindi support abarundi benshi baba muri Tanzania baza gufana abakinnyi benshi b'abarundi bakina muri Rayon n'abanyarwanda bakorera muri Tanzania n'abafana ba Yanga hari uburyo ubona Yanga yihuza na Rayon akasingi bagasingira cyane abafana ba Yanga na za Simba baza bagashyikira Rayon Sport iravuga ko umufana wifuza guherekeza Rayon Sport i Dar es Salaam arasabwa iki ndashaka bareye bajya Tanzania arasabwa amafaranga y'urugendo 50,000 ku bari bari make pe abari uburyo nabonye birakura bakeneye insinzi niba 50,000 akiyandikisha icyo bagomba kumenya Ruvuyanga nuko kwiyandikisha birarangira uyu munsi umunsi ni D-Day deadline day ariko match ni ku gatandatu ariko bazaguruka Rayon Sport ikipe izaguruka ejo saa 5:15 zo kumanywa mu gitondo nibwo baza guhaguruka hanyuma ubwo abafana barashaka ko bizagera byibura kuwa 4 baramaze gukora coordination zose z'uburyo bagomba kugenda bakaba bafite amafaranga hariya ni iminsi 2 kubera ko nyine bagomba gupanga vuba bati bafana byandikishije wenda n'urugero n'abafana 300 dukeneye bisi zingahe niba 15 bakabikordona neza ku buryo bigera kuwa 4 urugendo ruri tayari bagahaguruka niyo mpamvu bavuga ngo rero mufana ufite gahunda yo guherekeza Rayon Sport umunsi wo kwiyandikisha wa nyuma n'uyu ugafata 50 byawe ukabyishyura barategura amabisi meza cyane ndabona bajyamo n'amabisi abatwara bisi ziryoshye kabisa nziza ndende ufite abamaze kwiyandikisha ntabwo baratwapdatinga abarebe biyandikisha ntabwo baratubwira ko bamaze kwiyandikisha ko abareyo reka nkubwira akantu gakomeye ni gute utaherekeza ekipe bashimire cyane uwitwa Paul Muvunyi Mzee Paul Muvunyi ni umugabo wo gushimirwa cyane yavuze ati umurindi w'abareyo ni igitego cya Rayon umurindi w'abareyo ni umukinnyi wa 12 wa Rayon mu gihe adversaire twabyumvise ko azafite 11 gerageza nawe uzabura umwe mu mukinnyi wa 12 itike yari 1,200 muri rusange itike yose icyo byasabwaga ku rugendo rwo kugenda kugaruka urugendo rwari 1,200 1,200 baravuga bati nibyo 2 kuri 50 ni mu byihorere mwebwe mwishyura itike y'50,000 bivuga ngo arenga kimwe cya kabiri ho gato mwenyewe iri president w'ibihe byose Paul Muvunyi aravuga ati ngenda natanga ubwo fan clubs icyo batumva niki niba fan clubs bajya bakontributinga bakagira miliyoni 25 bahagura umukinnyi ubwo ibibonaniye no kujya Dar es Salaam fan club wenda ni mu minsi y'akazi agatanze byibura 10 bayihagarariye 10 hanyuma muri fan club ukaba wumva wariteretse barondora bandero yawe tutazayibona hakurya Tanzania ngo nawe nyine tuzavuga ati rwose ntabwo uri fan club ifatika uretse bwa nyuma n'uyu munsi uretse ibyo 50 rero icyo umufana asabwa mu gihe amaze kubona 50 agomba kuba afite passport cyangwa se pass kugira ngo nyine yambuka ajya mu gihugu cya Tanzania akaba afite yellow fever vaccination certificate rwose ni amafaranga make cyane fievre jaune wishyura ku irembo ukagenda bakagukingira ibyo ntabwo bigoye baba bazifite hanyuma ku bashaka kwiyandikisha rero bahamagara Matici mwenyewe Matici tanga nimero ya Matici Shimimana Emmanuel 67 79 501 Emmanuel Matici Shimimana Emmanuel Chelsea Matici ndashaka bari bayandika neza 078 6 7 9 501 kumushaka kwiyandikisha avuga na Matici